byari kuwa gatandatu tariki 22 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 ubwo Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni akanaba n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka muri kiriya gihugu icyarimwe akaba n'umujyanama wa perezida mu by'umutekano yagiriraga uruzinduko mu Rwanda. Ageze mu Rwanda i Kigali yakiriwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse bagirana ibiganiro muri village Rugwiro mu biro by'umukuru w'igihugu. Ibiganiro birangiye impande zombi zatangaje ko ibiganiro bagiranye ari ibiganiro bitanga icyizere ku gukemura amakimbirane yari mu mubano w'ibihugu byombi. Ku ruhande rwa Uganda, Kainerugaba yavuze ko ibiganiro yagiranye n'umukuru w'u Rwanda ari ibiganiro bitanga icyizere kandi ko yishimiye uburyo yakiriwe we n'intumwa yarayoboye agera i Kigali, ndetse anavuga ko bigiye kuba itafari rya mbere rishyizwe mu kuvugurura umubano w'ibihugu byombi. Ku ruhande rw'u Rwanda, ibiro bya perezida w'u Rwanda Village Rugwiro nabyo kuri Twitter byatangaje ko ibiganiro bagiranye ndavuga Muhoozi Kainerugaba ndetse na Paul Kagame ari ibiganiro bitanga icyizere ku kuvugurura umubano w'ibihugu byombi, ndetse ko bigaragaza ko Uganda iri mu murongo muzima wo kumva no kwemera ibyo u Rwanda rwakomeje kuyisaba. Aha nakwibutsa ko u Rwanda rwashinje Uganda mu bihe bitandukanye kugira uruhare mu gutoteza no kwica urubozo abanyarwanda bari muri Uganda, kubafungira ubusa ndetse no kubambura ibyabo no kubirukana mu gihugu kandi nta cyaha bafite. Ikindi kandi u Rwanda rwashinjaga Uganda kugira uruhare mu gufasha no guha imyitozo no gutera inkunga mu buryo bwari bwo bwose abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, haba mu mitwe irwanya igihugu iri mu bihugu bitandukanye ariko bakaba bafite inzira n'ibirindiro muri Uganda ndetse bakanafashwa n'inzego z'umutekano za Uganda n'ibindi. Ibyo byose byashyizwe ku murongo ndetse binaganirwaho n'abo bayobozi bakuru mu nzego z'ibihugu byombi, haba Kainerugaba nk'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka ndetse na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Bitangira kugaragara ko umubano w'ibihugu byombi ushobora kuba ugiye kuvugururwa. Ikintu cya mbere cyakozwe mu kuvugurura uyu mubano hari ikurwa mu nshingano rya Major General Kandiho wari umuyobozi wa CMI n'ishami rishinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda. Uyu mugabo Kandiho akaba yarashinjwe n'abanyarwanda batari bake kubahohotera ndetse no gutanga amabwiriza yo kubaboreza igufa. Ikindi kandi ku ruhande rw'u Rwanda narwo tariki 31 z'ukwa mbere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda hasohotse itangazo rivuga ko umupaka wa Gatuna ku ruhande rw'u Rwanda ufunguwe. Umupaka wakaba wari umaze imyaka 3 ufunze kubera nyine ayo makimbirane yari hagati mu bihugu byombi. Hanyuma biza kugaragara ko umubonano wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Muhoozi Kainerugaba utangiye kugira umusaruro ku buryo bufatika. Abasesenguzi batandukanye icyo gihe bavuze ko nubwo umupaka wafunguwe abantu ntibahite bambuka ariko ari ibintu byoroshye kuko inzego zose ziriho zikorana ku buryo bumwe cyangwa ubundi mu gihe gitoya umupaka ukazaba ufunguye ku buryo bweruye. Kuri ubu umupaka wamaze gufungurwa, yewe n'abantu baragenda uko babishatse, haba bava Uganda cyangwa se abajyayo ndetse no mu bindi bice by'ibihugu duturanye. Imipaka yagiye ifungurwa ku ruhande rwa Tanzania, hose abaturage barambuka umupaka uko babishatse ndetse nuko babyifuza. Ikibazo kirimo kuri ubu ni kijyanye na PCR test nko ku ruhande rwa Uganda, aho kugira ngo ujye muri Uganda ugomba kuba wipimishije PCR test. Nabyo bikaba bikiganirwa kugira ngo harebwe uburyo byakorwa bworoshye bituma umuturage yangukirwa cyangwa se ahendukirwa n'ibiciro ibyo ari byo byose by'urugendo kugira ngo urujya n'uruza rukomeze rukorwe neza nta nkomyi. Kuri ubu rero inkuru ngiye kugaruka hano ku Ishyo TV nuko Muhoozi Kainerugaba yagarutse i Kigali mu Rwanda yahagiriye uruzinduko kuri uyu munsi. Nguhaye ikaze wowe wamaze gukora subscribe, niba utaranayikora nawe uyu niwo mwanya wawe mwiza wo gukanda subscribe kugira ngo iteka tujye tubana mu biganiro dutegura, ubundi ntugacikwe n'amakuru yose dutegura hano ku Ishyo TV. Nguhaye ikaze, Rurasiga Claude. Umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yageze mu Rwanda mu ruzinduko rugamije kurushaho kunoza umubano hagati y'ibihugu byombi. Mu ruzinduko rwa kabiri General Muhoozi usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka agiriye mu Rwanda muri uyu mwaka, yakiriwe na Charge d'Affaires w'ambasade ya Uganda i Kigali Anne Katusime. Yari ari kumwe na Brigadier General Wirirwa Gasana ukuriye abasirikare bashinzwe umutekano w'abayobozi bakuru b'igihugu, ndetse kandi bari kumwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga. Yaherukaga mu Rwanda ku wa 22 Mutarama
agirana ibiganiro na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nyuma y'urwo ruzinduko, guverinoma yatangaje ko yabonye ko hari gahunda yo gukemura ibibazo byagaragajwe n'u Rwanda ndetse n'ubushake bwa guverinoma ya Uganda mu gushaka umuti w'ibibazo bitarakemuka. Yemeza ko umupaka uzafungurwa kwa 31 Mutarama mu mwaka wa 2022, ariko bijyanye n'amabwiriza yo gukurikirana no gukumira ubwiyongere bw'icyorezo cya COVID-19 umupaka wo ku butaka wari ugifunze ko bagenzi badafite impamvu zihutirwa kugeza ku wa 7 Werurwe ubwo imipaka yose yafungurwaga. Ngira ngo murabyibuka neza iyo nkuru hano ku Ishyo TV twayigarutseho. Gen MUHOOZI aheruka gutangaza ko nyuma y'ikiganiro yagiranye na perezida Paul Kagame ati twemeranyije ko nzasubira i Kigali mu minsi iri imbere kugira ngo dukemure ibibazo byose biri hagati ya Uganda n'u Rwanda. Ibyo yabivuze abinyujije kuri Twitter yayitanze kwa 28 z'ukwa kabiri uyu mwaka nyine 2022. U Rwanda rwagezeho rusaba abaturage barwo kutajya muri Uganda kubera ibibazo birimo uburyo bahohoterwaga, bagafungwa nta mpamvu, bagakorerwa iyicarubozo, ubundi bakajugunywa ku mipaka nta kintu na kimwe bafite, birukanywe nyine muri Uganda, imitungo yabo isigayeyo. Mu gihe ibihugu byombi biri mu nzira yo kumvikana, uruzinduko rwa Gen MUHOOZI rushobora kongera imbaraga mu buhahirane. Nkuko nabigarutseho, abantu bajya muri Uganda barasabwa ibyangombwa by'inzira nka passport, mu gihe mbere hakoreshwaga irangamuntu ukambuka umupaka uko ubyifuza. Kuri ubu kugira ngo ujye muri Uganda ugomba kuba ufite passport cyangwa se laissez-passer. Kandi abantu bajya muri Uganda nanone barasabwa kuba bipimishije COVID-19 hakoreshejwe igipimo cya PCR test. PCR test ni cya gipimo ku banyarwanda bishyura amafaranga y'u Rwanda 30,000. Ni igipimo gisa naho gihenze ugereranije n'ubushobozi bw'abaturage ku mpande z'ibihugu byombi. Naho ku bantu baturiye umupaka w'igihugu cya Uganda n'u Rwanda, haba ku Cyanika cyangwa se Gatuna ndetse na Kagitumba, bo barasabwa gukoresha igipimo cya rapid test. Ni ukuvuga ngo abantu bari kure nibo basabwa gukoresha PCR. Abantu bava za Kigali bajya Uganda, abantu bava mu bindi bice by'igihugu berekeza muri Uganda nibo basabwa gukoresha igipimo cya PCR test kinyine navuze cyishyurwa 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe abaturage bari muri ya mirenge ikunze kuba yegereye ku mupaka nyine yo bo basabwa gukoresha rapid test. Ni ibintu bisa naho wenda biza kongera gufatwaho umwanzuro n'uruzinduko rw'uyu mugabo Lieutenant Gen MUHOOZI Kainerugaba, ufatwa nk'umuntu wazanye umusemburo udasanzwe mu kuvugurura umubano w'ibihugu byombi, ku buryo mu minsi yashize mwagiye mubyumva mu bitangazamakuru bitandukanye ko abaturage binubira ko serivisi y'ikiguzi cyo gupimwa COVID-19 ihenze, ikaba inabuza abantu nyine kwisanzura no kwambuka umupaka uko babyumva n'uko babyifuza, ndetse bikaba ari ibintu binagoye n'ubushobozi bw'abaturage tuzi muri iki gihe ubukungu butanifashe neza. Uyu muyobozi rero mu ngabo za Uganda Lieutenant Gen MUHOOZI Kainerugaba uri mu Rwanda kuri ubu, biteganijwe ko aza kugirana ibiganiro n'abayobozi batandukanye, ariko ikigamijwe ari ukongera kuvugurura no gushyira itafari ku byemezo byagiye bifatwa byose bigamije gutsura umubano no kongera kubanisha abanyarwanda n'abanya-Uganda nk'ibihugu by'abavandimwe. Nigeze kubabwira ko imiryango y'abanyarwanda uyisanga muri Uganda, imiryango y'abaganda ukayisanga mu Rwanda. Ni ibihugu bifitanye amateka menshi, aho ushobora kuba ufite abana bari muri Uganda cyangwa se ababyeyi bawe bariyo. Ni ibintu byinshi nyine bihuza ibi bihugu byombi, bikaba bikwiye ko umubano w'ibihugu byombi nyine uvugururwa ukajya ku murongo kugira ngo bifashe mu ishoramari, ubuhahirane. Hari abantu bakoraga business nyinshi bazinyuza muri Uganda. Ni byinshi igihugu kimarira ikindi, n'ibintu bishobora kuba byiza mu gihe nyine abayobozi baba bongeye kuganira, hakagira ikidohoka ku bijyanye na serivisi zakwa abashaka kwambuka umupaka, haba kuba hakoreshwa irangamuntu nk'uko byahoze imbere. Umuntu akaba yava i Kigali akajya i Kampala atiriwe ajya mu kwaka passport cyangwa se laissez-passer, haba nanone
nanone kugabanya igiciro cy'ikiguzi cyo kwipimisha COVID-19 wenda ku muntu utarakingiwe n'ibindi byinshi bikaba byakoroha kuko nk'umuntu ufite inkingo 3 n'ibindi hagiyeho uburyo bumufasha kwambuka umupaka ku buryo bworoshye bwaba ari bwiza cyane ndetse bikanafasha bwa buhahirane bigafasha kugenderanirana ndetse no koroshya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'ibindi byinshi. Iki cyemezo nanone gishobora kuba kiza mu kijyanye n'ibiciro biri ku isoko ahangaha ibintu byose byatumbagiye bikaba biri hejuru, ibintu byose byarahenze, ingendo ziragoye, ingendo zarahenze, essence yarahenze ndetse n'ibindi bicuruzwa byakorerwaga muri kiriya gihugu. Mukwano Industries murayibuka ku masabune, amavuta yaba yo kwisiga nayo kurya n'ibindi. Ni ibintu bishobora koroshya urujya n'uruza rw'ibyo bicuruzwa bikenewe cyane mu giturage hirya no hino mu byaro, yaba ibyo kurya, yaba ibikoresho bindi by'isuku n'ibindi byose bifasha abantu kugira ubuzima bwiza. Biramutse byoroshye kugera mu Rwanda bikoroha, byaba ari ibintu byiza cyane. Reka twizere rero ko uruzinduko rwa kabiri rwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba ruza gusiga hari ikidohotse ku bijyanye n'iby'abanyarwanda bibazaga, ndetse wenda rukaba rwanaba n'igisubizo ku biciro biri hanze ahangaha, kubera ko ibintu ntabwo byoroshye. Reka nizere ko tuzasubira tureba icy'uru ruzinduko rwasize ndetse n'icyo rwatanze. Jewe ndi Alani Claude, Ishyo TV niyo mwari kumwe. Komeza usangiza ibiganiro byacu, inshuti zawe ziri hirya no hino, ubundi tujye tubana mu biganiro byose bikorwa natwe.